Reka tubahe ikaze rero abakunzi bacu badukurikiye abari hirya no hino hatandukanye ku isi n'abari mu isi ya gatanu diaspora. Tubahaye ikaze rero ni kubivu ese mama ni kubivugwa TV ndetse no ku mbuga ya Feza. Amusanzwe mudukurikira muri kumwe nanjye Pajojo hamwe na Fanny, ariko Fanny buri munsi Fanny agenda ambera mushya. Fanny wambaye amaherena meza by the way. Thank you. Wagira ngo ariko ndiyama Oya. Bisa n'amabuye y'agaciro acukurwa mu Rwanda. Ariko mu Rwanda dufite ibyiza nyaburanga byinshi cyane. Hajya mu y'agaciro bura n'ibyiza nyaburanga nabyo nagira ibyiza nyaburanga byaba ari nk'ingagi, byaba ari ahantu heza, ibintu biranga nyine ibyiza nyaburanga nyine mbona nzi ko ari byo ngibyo, ingagi, imikindo. Ariko bura na zahabu, diama ubundi bintu nyine kubera ko bibakurura bite kandi biba biri mu butaka barinda kujya kubicukurayo. Yego nyine ariko bicukuramo bikaza. Ibiyo bakurura niba birebekana kandi bivamo bya bindi byiza by'imitako. Yego ariko aho ngarago byakitwa ibyiza nyaburanga cyangwa bikurura abantu kubera ko banza kujya kubihiga. Ibikurura abantu nyakari biba bigaragarira buri wese ashobora no kubinyuraho akaranga. Nese nimba bakoze bagakuramo iherena ryiza muri diama ku kirombe ukarangara. Uhita wamenya ati hariya havamo iherena ryiza. Wabibwirwa n'izitararibo. Ariko wari wagera ahantu bayakora kubona ukuntu abasaba ibyondo abasa nabi kugira ngo bazajye kuri korali mere uko rijye kuvamo iherena byafasha umwana. Ntabwo nge nakiti cyiza nyaburanga. Oya ntabwo navuze ariko ngite ngo diama ni cyiza nyaburanga. Ndi kuvuga mu Rwanda dufite ibyiza nyaburanga. Ababyumvishije ndi kuvuga ntabwo navuze ngo diama ni cyiza nyaburanga. Nuko tubivuze tukaba tuvuga ko no mu Rwanda hari ibyiza nyaburanga byinshi bitandukanye. Ubwo turakumbuza n'abadiaspora cyangwa se abadiaspora muri hanze mu kubwirwa hameze diaspora nawe utaza kumenya impamvu zabo diaspora. Ndabakunda sinabo barabizi. Diaspora mwubahwe rero ndumva barimo kubitaho cyane. Wese bakunda diaspora ntago mbazi. Nta mwiyereke Fanny. Diaspora baze mbabone mwiyereke Fanny. Akoze ka kantu yampano bamubajije ati uzi Bruce Melody ntago muzi. Ariko nawe nanjye ni bari nkuko byagenze bura nago ko wasanga atamuzi. Nanjye wa diaspora nabo nzi. So mu diaspora dukurikiye wiyereke Fanny nyine aba diaspora tumenyane. Tubaye ikaze rero kubivugwa TV ndetse no ku mbuga ya Feza tubagezaho inkuru zitandukanye tugenda twiganirira adusesengura ku nkuru zigiye zitandukanye ndetse no kuri insanganyamatsiko tuba twabateguriye kugira ngo tugende duhana ibitekerezo twungikanya mu kuganira dore ko buriya ibintu byose byumvikanira mu kuganira. Kuba abanyarwanda baranavuga ngo ukuri gushirira mu biganiro. Yego. Uyu munsi rero biganirira rwose nk'ibisanzwe. Fanny nta kidasanzwe. Uyu munsi turi kuwa gatatu. Umunsi umwe 2 3 ariko rero biterwa n'urimo kubara uwari niba kuwa gatatu kuba Adventiste uyu munsi ni kuwa kangahe nko kuwa gatanu buriya cyangwa ko Abadventiste cyangwa ababara mu Giswahili sinabonye n'ubushe tudahuza iminsi. Hari ababara abatangira kubara ngo kwijuma uwo bari umunsi wa mbere ngira ngo haratangira kubara ku isabato ugataye ngo wa mbere ngo w'isabato ngo wa kabiri ngo w'isabato ntago bishoboka ko uyu munsi yaba ari kuwa gatatu. Reka twirangagize iby'amadini no dufate ibya Kinyarwanda uko tubara iminsi kuko turabizi ko wa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu. Wirangagije imyemerere yawe turi kuwa gatatu. Tubyemeranya twese. Ngicyo nanjye so rero reka tubahe ikaze abakunzi bacu n'ukuri reka mbaze nshimira abantu mugenda mukora amakomantere turabashimiye. Abantu mudusapotinga mutubwira ati ibintu ni sawa mukatwereka ko n'ibintu turi gukora muri kuduha courage buda big up rwose mukomeze. Turabashimiye cyane mukomerezaho noneho namwe tuzabatenguha no kuri tubikora nkuko mwari. Ikindi turi kubasaba ako kantu ubonye video twayikoze yifatu isangize inshuti yawe umubaza ati wabonye Fanny na Pajojo ko waje mubyihererane. Amakuru yo ku mihanda ntagacike inshuti yawe rwose wibyihererana. Uyu munsi rero twateguye insanganyamatsiko tugiye kuganiraho igenda ivugwa cyane yaba kuri social media zacu zigiye zitandukanye. Abantu bagenda badusaba ati se
mwazatuganiriye kuri iki kintu bimeze gute, mwazatubarije. Rero niyo mpamvu twahisemo ko tuganira kuri ino nsanganyamatsiko. Insanganyamatsiko twateguye iragira iti ese nk'ukubera iki bamwe mu bahabwa ibihano cyangwa se bari gukurikiranwa n'amategeko bahabwa iminsi 30 y'agateganyo bakazahabwa kuburana mu myaka iri imbere, hakazamo igihe cy'imyaka myinshi. Muri make ubwo birajyane nyine n'iyo systeme uburyo ubutabera butangwa ku muntu wakoze icyaha cyangwa se ikosa, byaba igihano kinini cyangwa gitoya, n'igihano ahabwa n'icyo yakabaye ahabwa cyangwa adahabwa. Ubushize twari turimo tugaruka ku bijyanye no gufunga cyane, uburyo abantu bose bakora amakosa bagafungwa, kandi dufite ikibazo kimwe mu bibazo byamaze kugaragara mu nzego z'ubutabera, muri systeme y'ubutabera hano mu Rwanda, nuko dufite imibare y'abantu benshi mu magereza, harenze n'ubushobozi bw'amagereza, abantu bafunzwe ni benshi, kandi nyamara dufite systeme yindi yakabaye yoroshya icyo kibazo y'imirimo nsimburagifungo, ariko ugasanga ukoze ikosa gereza, nturanaburana gereza, iminsi 30 gereza, kandi wishe umuntu gereza, watukanye gereza, wibye gereza. Igisubizo amategeko wenda afite ukundi kuntu agiye abivuga gutandukanye n'iyo minsi 30, wenda hari icyo amategeko ayivugaho, ariko turebye muri u Rwanda ni igihugu gifite systeme y'ubutabera isa nkaho itandukanye n'ibindi bihugu. Duhereye ku nkiko gacaca, inkiko gacaca buriya ni ubudasa, mu cyongereza bavuga ngo ni home grown solutions. Buriya ni ubudasa bw'igihugu cy'u Rwanda, nta kindi gihugu ku isi cyakoze buriya butabera gacaca. Ntago ikiri gacaca nk'ayandi twabonaga, ariko gacaca icyitwa gacaca ubundi gacaca ni ubutabera butanzwe n'abaturage, butangiwe mu baturage, hahandi nyine ku mbuga aho bita ngo ni mu gacaca, aho baganira nk'aha tuganiriye ikibazo kikaba abantu bakakiganiraho kigakemuka bitarinze gufata inzira ndende y'amategeko n'ubutabera. Iyo niyo gacaca. Gacaca rero icyitwaga gacaca nyirizina cyararangiye kirangiza imirimo yacyo, ariko gacaca systeme gacaca y'abanyarwanda ntaho yagiye. Systeme gacaca y'abanyarwanda niyo ikora mu bunzi, systeme gacaca y'abanyarwanda niyo ikora mu miryango no mu nshuti. Gacaca nta hantu yajya. Reka tujye kuri iki rero u Rwanda. Reka tujye kuri iki. Hari umwarimu ejo bundi inkuru yarasakaye yuko yafashe abana ku ngufu akabarira n'amasambusa bamuhaye niwe bahaye kuzaburana 2028. Mwarimu hari ukuntu ntabashije kuyumva amasambusa aza muri kiriya kese gute. Nuvuga ngo arabanje arya amasambusa y'abana cyangwa yabaguriraga amasambusa, hanyuma umwarimu n'amasambusa n'abana. Inkuru ivuga ko ni ukuvuga yari kumwe n'abo bana, sibyo? Arangije abemerera ko abagurira amasambusa, isambusa arazigura, amaze kuzigura arazirya. Aziriye niho habaye imbarutse kutumvikana, kandi n'ubundi ngo hari ibyo yabakoreye. Se kuki bavuga yuko yabaririye amasambusa kandi umva ari we wayaguze? Ubwo rero ntago bavuga ko ari amasambusa y'aba bana. Ni ukuvuga impamvu babyita yayo yabakoreye ibyo agomba kubakorera, cyangwa barayacuruzaga arayarya wenda ntiyabishyura, kandi hari ibyo yabakoreye bakorera n'ibyo ngibyo bindi. Yana bambuye ibyo ni ukwambura, ariko ibyo ni ukwambura rero ni ubwambuzi. Uwo mwarimu ubwo tuvuge ko ntabwo yabikoze kubera ko ari umwarimu, n'uwo mugabo w'ubunyangamugayo bukeya. Abarimu rwose bariyubashye, uwo muntu ntabwo tongera kuvuga ko ari umwarimu. Abo mwagatukisha bose ntabwo nareke gutukisha bose, ntabwo twatuka abarimu bose kubera iyo mpamvu. Uwo mugabo ntiyiyubashye, umugabo wakoze byose ubwo wewe dataraburana wasanga. Reka tumuvuge kumuvuga ko ntarahamwa n'icyaha. Ihame ry'ubutabera ubwo aracyekwaho kurya amandazi ya amasambusa. Hanyuma Fani, reka dukomeze. Utagomba gukomeza kwitwa umwarimu kubera yuko ubwarimu bwe nta hantu bwuriye n'ibyo bintu harimo gukekwaho. Tumuvuye ko ari umugabo, uwo mugabo nyine uwo mugabo ukekwaho kurya amasambusa y'abana, hanyuma agakekwaho no kubakorera ibyaha yabakoreye, iby'ubutabera burimo kumukurikiranaho. Bamuhaye kuzaburana mu mizi 2028. Aha ngaha niho hagaragaye turi muri 2025 mu kwezi kwa mbere. Urumva ibyo byabaye na 2024 mu mpera za 2024. Uyu mugabo rero, wenda ubwo ni urugero ni case tugiye kwifashisha tuvuga ku minsi 30. Iminsi 30
njye ntekereza ko iminsi 30 keretse niba wowe uzi iby'amategeko ari cyo amategeko ashobora kuba atandukanye n'imibare. Iminsi 30 ni uguhera ku munsi rimwe tukabara tukageza ku minsi 30. Iminsi 30 bigenda gute kugira ngo iminsi 30 ive muri 2025 buri kwezi k'uwo mwaka gufite iminsi 30 cyangwa irengaho, hanyuma tubare 25 turenge 26 nayo ifite ya minsi 30. Icyo nicyo cyaho kubaza, hanyuma tugende tugire iminsi 30 tugere muri 28. Ubundi reka tureke wenda kwinjiramo Dana, ahubwo nkubaze wowe ubyumva ute, kuko hamaze kugaragara ibibazo mu bijyanye n'ubutabera ndetse n'ubucamanza, hagaragara gutinda imanza zitinda cyane. Ubyumva ute nk'umuntu wenda kuba yabakurikiranwa icyaha runaka agahabwa mu myaka 5 akaba aribwo azahabwa kuburana? Ese ubundi ubona ari iki kibitera? Impamvu rero buriya bajya bavuga ngo umucamanza ngo agira ngo ubushishozi, ubwo impamvu yagiye kumuha iyo myaka nabanza kubanza gukurikira nkasoma amategeko nkanabaza abo bacamanza n'abayazi cyane bakadusobanurira. Uyu munsi ntago ndi bubivugeho cyane, ahubwo ndavuga kuri systeme itumye uyu munsi umuntu urimo gukurikiranwa icyaha muri 25 agomba kuzaburana muri 28, kandi umuntu wese afatwa nk'umwere mu gihe cyose icyaha atarahamwe icyaha n'urwego rufitiye ububasha, urukiko rufitiye ububasha. Niba rero uyu muntu uyu munsi adahawe uburenganzira bwo kuburana ngafungwe ari uko yaburanye, akaba agiye kuba muri gereza iyo myaka yose kugeza muri 28 igihe azaburanira. Tugaruke kuri rya hame ry'ubutabera, umuntu wese utarahamwe icyaha aba afatwa nk'umwere. Ni ukuvuga ngo uyu muntu naramuka ageze muri 28 azamaze gufunga imyaka 3, hanyuma akaburana akaba umwere. Iriya myaka 3 yafunzwe arengana izabazwa nde? Ntago ndumva umuntu wahawe mwibazwa, nta n'umuntu ndumva wahawe wafunzwe iyo minsi y'akarengane. Kandi nyiti y'akarengane inzego z'ubutabera niba harimo n'abadukurikiye bose bazamfasha babyumve nkuko ndimo kubyumva, nge niko mbyumva, ako kaba ari akarengane. Niba ari iminsi 30 bakabaye bayibara iminsi 30 umuntu akabari yamaramo, hanyuma iminsi 30 yashira akajya kuburana. Kuba rero tubizi neza yuko donc systeme yacu ubucamanza ifite akazi kenshi, bishobora gutuma umuntu afungwa bikamuviramo akarengane k'iyo myaka 3. Numva ikintu cyiza cyakabaye gikorwa n'ubutabera bw'u Rwanda atari ugufunga uwo muntu, yakabaye hashyirwaho mu Rwanda dufite izindi systeme ariko icyo ni icyaha, icyo arimo gukurikiranwaho ni icyaha. Ubwo rero icyakorwa ngicyo ntekereza cyakorwa, ahubwo bya byaha bindi bitoya byakabaye bisubira. Dufite systeme y'abunzi, dufite systeme y'ubuhuza, urayizi aho ngaho umva bakabaye abamwe b'ibyaha bitoya basubizwa muri ziriya systeme zindi, bakaba arimo baburanira, bakabunga, bakabahuza, bakava mu magereza, hanyuma bakava no mu manza, bagatanga umwanya w'abacamanza bafite imanza zibyibushye zifite imbaraga bagomba kuburanisha kugira ngo nazo zigira imbere. Na wa wundi nubwo yakoze icyaha arimo gukurikiranwaho icyaha kiremereye, aracyafite uburenganzira bw'ikiremwa muntu, aracyafite bwa ashobora kuburana akaba umwere. Yego, bwa bwere itegeko riteganya. Uwo muntu ntabwo yakabaye, ntabwo abantu bibye inkoko batutse bagenzi babo, cyangwa se batutse umusitari kanaka, cyangwa batutse umukire, bakabaye bajya kubihiganira nawe imbere y'umucamanza ngo batware umwanya wo kuburanisha ibibazo bihari bikomeye. Bakabaye rwose bajya muri sosiyete, niba byanabahamye bakajya gukora imirimo nsimburagifungo, bakanasubira muri sosiyete bakajya kwihaniramo, bakajya rwose barukire. Rwose njye ntekereza ko rero ikintu cyashyirwamo imbaraga cyane ari ubu butabera. Cyambere ubutabera bwunga ibitarabi ibyaha, bitarabi amakosa akomeye ntibirenge mu bunzi. Kandi hari n'icyo amategeko ateganya, ibitaraba ibyaha bimwe biteganywa na code penal ibyirirwe bijya kugera mu nkiko. Rero rwose ntago bizangora kumva ukuntu ubundi umuntu agera aho twageze aho dutinjya. Numva abantu bakunda kuvuga ngo twisanza, twageze aho gutaho tujya kubona tukabona umuntu abantu twaha tw'amafuti cyangwa tw'amakosa n'amakosa n'ibyaha bose bagiye. Ni ukuvuga social media zazanye pressure cyane, kuko umuntu asigaye haba ikibazo noneho abantu bari kuri social media bagatanga amakomantere akakaye ibintu bikaba byacitse, bakaba bati ibintu byacitse. No
sinzi nimba ari uko twabyita nk'ari pressure abantu baba gushyiraho umuntu wese ashyiraho ibitekerezo byiwe bakabigira byacitse. Mu bindi bihugu rero handi hari systeme z'ubutabera zisa nkaho ziyubatse mbere yacu zikomeyemo. Urabona hari ikintu polisi yigeze gushyiraho nacyo mbona abantu batakivugaho kimwe, ariko ngiye burana ari nk'iki kiriya kintu cyo kuvuga ngo umuntu yanyweye amaze gusinda atwara imodoka yasinze, ugasanga bashyizeho amande manini kweri, cyangwa se yarimo aravugira kuri telefone atwaye imodoka, usanga bashyizeho amande maremare. Ariko kiri n'ubundi birahari. Yego, ariko donc ahandi muvuga ngo baragufashe nijoro wenda utwaye wasinze, aho kugira ngo bagutware ujye kumara muri gereza ya minsi 5 cyangwa 7 sinzi babamarishamo ukayimara muri gereza, ahubwo bagahita bashyiraho amande, umubare w'amande abyibushye kabisa ku buryo udasohokamo aho ngaho utayatanze. Ni ukuvuga ngo uhita ukora mu mitungo yawe ukishyura ya mande ugasohoka kujya mu cyo gihe. Ari systeme ku bijyanye n'amaperimi nko ku bantu batwara, systeme y'amanota. Icyo gihe iyo wongeye gukora icyo cyaha noneho batangira kukubara nkaho ari icyaha kuko usubiyemo. Ubwa mbere yari nka warning, barakwihanije utanze amande urasohoka, ariko noneho igisubiyemo biba ari subiracyaha, noneho baguha igihano kigiye imbere. Ariko no mu Rwanda hari amande batanga utwara wasinze, kugonga ibikorwa remezo, hari amafaranga yabigenewe utanga. Amafaranga yabigenewe ariko wamaze muri gereza iminsi 5 urimo uruzuza umwanya utaka wayo urimo wataye akazi. Niba uri umukozi uhembwa urimo urahombya igihugu, wataye umuryango. Niba ari abana bari utekereza ko bakwiye kuyongeza ari amafaranga akaba menshi, bakongeza amafaranga bagakura ibintu byo muri gereza hanyuma uyabuze wumva byagenda gute? Ubwo nyine ni ukuvuga ngo iyo yabuze hari ikindi giteganywa nyuma y'icyo ngicyo. Wumva ari igiki nyine? Turi gutanga ibitekerezo. Ibyo nyine akaba ari bwo bamushyiraho ngaho. Gufungwa rero rwose njye gufungwa buriya ntabwo ndagishyira mu bintu. No ukuvuga ngo niba uyabuze, hari abantu ntabwo ujya ubona no mu mafilime tureba umuntu bafata n'iyo modoka umuntu akicara muri restaurant akarya, yamara kurya akabura amafaranga yo kwishyura, ugasanga bamujyanye nyuma hariya harunze amabase y'ibyo bakamuroma akabyeza agataha ukoza amakosa yo mu muhanda. Wenda watwaye barakujyanye bagushyize hariya, uciwe amande urayabuze, aho kugira ngo bajye kugushyira muri gereza urumva bazakugaburira, bazajya guteka umuryango wawe wasize udahahiye uri bukugemurire, ibibazo byateye wataye abana wagize gute, bagushyira ku mirimo nsimburagifungo. Ugeze ukora isuku mu muhanda, ucukure rigore, usana ikiraro, ibintu nk'ibyo ngibyo, imirimo y'amaboko n'ibintu akirya abantu baba bafite ibyo bintu bahita babireka. Uvuze ati nza unuba wasinze ahubwo naburiya kubera ukuntu icyo ngicyo yakivuze cyane urakoze, dufite abantu koko babibone. Ahubwo nayo mande wenda areba, ariko noneho bagashyiramo imbaraga kujya, kuko icyo ni igihano. Urumva ni igihano umuntu cyaba gituma, kuko ari umuntu ufite amafaranga menshi, wajya umuca amafaranga kumva nta kintu ukoze, akumva ngo yasubirayo gukora kugira ngo umuce andi. Urumva ariko akoze ikosa ukamushyira hariya uti mu muhanda fukura rigore, polisi ikaba ihari muhagarikiye fukura rigore. Urumva uriya muntu yagatekereza kugira ngo nzabe akicara mu modoka akifata neza. Baba bose bateretse inzara basinda, ugasanga arimo hariya arimo aracukura rigore, arimo arakubura umuhanda, arimo byose aratema ibihuru, atari umuganda rusange. Yajya yicara akabanza yajya gukora icyo kintu yakoze yahaniwe, akabanza akabitekerezaho kabiri, akavuga ati ariko kandi ibintu byo kuvuga ngo ujye kwicara ngo muri gereza urimo uratwara umwanya, urimo urarushya abacamanza, urimo uragura leta. Imirimo nsimburagifungo ishyirwemo imbaraga, ihabwa agaciro, itangire ikorwe, abantu bayikore, kandi izajya itanga n'amasomo kuri sosiyete. Ubona hari watubwira nk'ibintu bibiri ubona biteye impungenge, nko kuba abantu bari muri gereza irenze ubushobozi bwo kubakira? Ese ubona imbarutsa ari icyo kibazo? N'ubundi imbarutso y'iki? Hari isano byaba bifitanye kuba amagereza, umubare w'abantu bari mu magereza ari benshi, ubushobozi amagereza no kuba imanza zitinda. Ibyo ahubwo ni nayo impamvu nyine. Impamvu ya mbere ni uko hari abantu abangabo nyine bajya bashyirwa mu manza, ibyo bakoze bitakabaye bigera aho ngaho, byakabaye bireberwa ku yindi angire, bikaba byahanishwa ubundi buryo butari kujya muri gereza. Hari rero no kuba nyine n'ubundi ushobora kuba inzego zacu z'ubutabera nazo zifite wenda abakozi bakeya, hari aho inzego byagiye bigaragaramo ko ziba zifite abakozi bakeya, noneho cyangwa se n'ibyaha byariyongereye.
nicyo ni ikindi gishoboka. Ariko rero nyine ingamba zikwiye kuba zizamo gushaka alternative. Iriya systeme y'ubuhuza ngo ni ari alternative babonye ubutabera, donc kugira ngo nyine abantu bafungwe bakajya banza bakabahuza, abantu bakajya kurinda kugera ku mucamanza ari uko byananiranye cyane. Rwose rero ikintu cyo kwihutira gufunga ntabwo kiri ngombwa. Abantu babahe babashyire mu mihanda badizayininge neza ibintu nsimburagifungo. Urebe ngo abantu bariga ikinyabupfura bakiga kwitwara neza muri sosiyete, kandi ubucucike mu magereza bukagabanuka, n'izo manza zo muri 20 na kangahe. Umuntu nimba yatutse, tusigaye tubona kuri YouTube hasigaye hakorerwa ibyaha byinshi, gusesereza, kwinjirira umuryango w'umuntu. Nimba umuntu yakoze iryo kosa ntitubone bagiye kumufunga bamufate, bashaka no kumubwira ati turashaka mu ruhame usaba imbabazi. Kuba bikoreye kuri social media hari biba bitakira amakosa, biba byabaye ibyaha, kandi bikaba ibyaha byangiza sosiyete. Bushize turimo kukiganira ikintu navuze nti umuntu ntekereza ko yakabaye ajya gufungwa n'umuntu wakoze ibyaha by'ubugome, n'umuntu wakoze donc arekewe muri sosiyete ashobora kuyangiriza. Uriya muntu ufite amagambo mabi, ufitemo amagambo arimo ingengabitekerezo ya jenoside, ufite amagambo arimo ivangura, ufite amagambo atarimo kubaka igihugu, kumurekera hanze muri sosiyete ngo akomeza uvuge, akomeze yangiza imitwe y'urubyiruko babyiruka, uwo muntu aba afite babwe ntawe kubaka bamujyana mugeze akaba bamujyana mu kigo kigorora. Ako bashaka gukurikirana, ashobora no kufite gifasha ubumuga bwo mu mutwe. Ibyo nayo ni igindi kese nabyo bajya babanza bakabisuzuma. Buriya niyo mpamvu ntekereza yuko ahantu RIB ikorera, donc ahantu hari umukozi wa RIB hakabaye hari n'umukozi ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe, kugira ngo buri muntu bafatiye mu cyaha cyangwa mu ikosa banze barebe niba uwo muntu hari n'abagira trauma, umuntu yabyikoresheje cyangwa yabikoreshejwe byamurenza. Reka tuvuge nko kuri kesi yafata ku mavuta. Fata ku mavuta yaraburanye, ntago araburana, ariko arashinjwa kuvuga imvugo zitaboneye, nawe aracyari umwere kugeza igihe bazamukata cyane rwose. Nibyo ari gushinjwa. Ubitekerezaho iki byo? Yafata ku mavuta rero kimwe n'abandi bose bafite ibyo bakurikiranweho, imanza zageze mu butabera, kese ziri mu bucamanza ubundi ntabwo twemereye kuziganiraho, kuko dushobora gukora amakosa yo kwinfluensa urubanza rurimo kuba. Niyo mpamvu nge ntakunda kuzivugaho. Ubundi muri ethique journalistique, ethique y'abanyamakuru, bivugwa yuko niba hari icyo wavuze ku rubanza rurimo kuba, ukurikirana rwa rubanza kuzageza rurangiye ugatanga umwanzuro warwo. Urubanza rwafata ku mavuta rero ngewe nkanjye ntago numva ndi muri mode yo kuzarukurikirana rwose, niyo mpamvu ntagiye kurukomanta. Fana twimye amakuru, ariko ntabwo nyabimye bahaye impamvu zumvikana, ntabwo mbimye amakuru. Impamvu zituma urwo rubanza nta ruracyarimo kuburanwa, kandi sinteganya kuzarukurikirana ngo ngeze aho rurangiriye. Hanyuma ngendeye ku byo twatangiye na topics dufite, wenda urubanza rwafata ku mavuta na rutagiye ruri kuba n'iki, kuzanarusoza ukatubwira uko tuzarusoza. Tugendeye ku byo twari turi kuvuga n'iki, twavuze ko ibyaha bitari by'ubugome, bitari ndengakamere, biba bidakwiye, bitangiza sosiyete, biba bidakwiye ko umuntu igisubizo cya nyuma ari kutamujyana muri gereza rwose. Kuko bibaye ibyo twaya tubona za manza wamungana abantu barengana abari mu magereza bakazaburana, ugasanga amazemo imyaka 10, iyo minsi 30 rwose, akamaramo imyaka 10 muri gereza, akaburana akaba umwere yaramaze imyaka 10 muri gereza. Kandi sintekereza ko systeme yacu ifite imbaraga zo kuba yatanga indishyi z'akababaro kuri uwo muntu warenganijwe. Ikindi ubutabera bwamurenganije. Ikindi naje kubona abantu bose bavuye muri gereza bamazemo iyo myaka baburanye bakababere, aravuga ati njyewe mbaye mfite imbaraga najya kurega leta kuko yarandenganyije, ariko aha ukuntu mvuye muri gereza Imana ninsohoye reka mbyihorere, ntabwo nzajya kuburana. Usanga nta muntu n'umwe ushishikajwe no kujya kuba yakwaka indishyi kuri iyo myaka yamaze muri gereza, aravuga ati nta kundi byagenda, kuri Imana indenganuye reka mbyihorere. Turacyari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, aho ihame ry'uburenganzira bwa muntu ritarakomera cyane.
dufite uburenganzira bwa muntu buhwanye na sosiyete dufite, kutarengera ubuzima bw'abandi, igitinyo cy'abandi, nubwo usanga turenzaho bakagira ibyo dukora kandi tubyirengagije. Ariko rwose ku kijyanye no kurengana umuntu agafungwa, tubona no mu bindi bihugu barafungwa, no muri za Amerika tubibona, ariko atiriste bo baba baburanye, aba yaburanye agakatirwa kubera ko buriya mu rukiko hakora ibimenyetso, ntabwo hakora ibimenyetso kuri rukiko. Ni ukuri gukora, ariko ukuri kwande ku rukiko, ukuri ku rukiko rero gushingira ku bimenyetso. Ukuri ku rukiko ntabwo gushingira ku kuba wowe ari gutekereza ko ari ukuri kwawe, gushingira ku byo wabashije ku bimenyetso, kandi ukabasha no kubigaragaza ukanabidefanda. Aho niho ukuri ku rukiko kwemeza yuko ibintu ari ukuri. Twagiye tubona abantu rero ukuri ku rukiko kwemeza yuko bakoze ibyaha, nyuma ukundi kuri kukazagaragaza yuko babeshyewe, ariko ubwo nyine ibimenyetso bivuguruzwa n'ibindi. Ubwo icyo gihe ntabwo yari afite ibimenyetso, aho niho ibyabo bitandukanye n'ibyacu. Uwo muntu ibimenyetso bimuhamya ibyaha, nyuma ibindi bimenyetso bikazagaragaza ko atabikoze. Ariko twebwe ni ibimenyetso ntibiba byabiguhamije, nta niba bihari ntuba wanaburanye. Gusa muri gereza iminsi 30 ibaye 50 ibaye 100 ibaye umwaka 3 5, bira nakarengane pe. Nakarengane. Reka twizere ko wenda uko iterambere rizagenda riza no mu butabera, mu bucamanza, hari kizagenda gihinduka, bizagenda bihinduka. Hariho kandi amategeko arahari, ariko ahubwo uko ashyirwa mu procedure, uko ashyirwa mu bikorwa. Niko usanga harimo abantu wenda nabo bakoresha n'amarangamutima yabo, ati umuntu reka mbanze nanjye mwigisha ikigwa tubanze turebe, ashobora ko hari n'ubushobozi wenda dufite abanyamategeko bakeya, nabyo nabivuzeho kare, dushobora kuba dufite rero, ariko nyine dushake alternative. Niba dufite abakozi bake bo kuburanisha imanza, turimo turujyana mu manza gukoramo iki kandi badahari bo kuziburanisha, tubarebera ibindi bintu bakora, kuri ibindi bintu kandi rwose bihwanye n'ibyo bakoze. Turi kugenda tugana ku musozo, ariho tugenda tunanzura ku musozo w'iki kiganiro. Reka mbibutse ko ari Ibivugwa TV, turi kuri YouTube. Ujya muri YouTube ukandika Ibivugwa TV ukareba ibiganiro tugenda dukora bitandukanye, ndetse udukurikira no ku mbuga ya Feza. Ujya kuri YouTube ukandika imbuga ya Feza ukareba ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ikiganiro nacyo ni Ibivugwa. Nimukore subscribe, mukore share na comment, musangize n'inshuti aba diaspora, mutwiyereke ibitekerezo ku ngingo twaganiriyeho uko mubyumva. Hari abantu badukurikiye wenda bashaka ko tuganira kuri ino ngingo, nawe hari uko ubyumva, watwandikira rwose ukatubwira, ukaduha igitekerezo. Ntabwo tujya dukumira ibitekerezo Fani, ntabwo turanabisharinga n'abandi bireba bakabibona, hanyuma bakazagira nabicyo bivuga. Tugana ku musozo, inisamari nyine mu magambo makeya, iki kibazo cyangwa se urumva ari nk'ibiye bintu bitatu byakorwa wenda iki kibazo kikagenda kirushaho gukemuka. Ikintu cya mbere cyakorwa ni uko abantu bo muri systeme y'ubucamanza bacu, systeme z'ubutabera bacu, bakikuramo ikintu cyo kwihutira muri gereza, bagateganya izindi mpamvu zishoboka, ibindi bihano bishoboka, ubundi buryo buhari, ariko abantu batirukankirijwe mu magereza. Icyo ni kimwe. Imirimo nsimburagifungo ishyirwemo akabaraga cyane. Ikindi cya kabiri ni ugukurikiza amategeko, kandi bashingiye no bitaye cyane ku burenganzira bwa muntu. Ibyo bintu by'iminsi 30 igenda ikaba imyaka 3 ikaba 5, uburenganzira bwa muntu buba buhungabanye. Bajye bishyira mu mwanya w'uwo muntu, batekereze abo basize inyuma, ubuzima bwe bwatakaye, icyo yari kuba yarikoreye muri iyo minsi, byarangiza bikaza kugaragara yuko ari umwere, kandi hamwe icyaha ya myaka aba yayirenganyemo kuko bataraburana. Rero iminsi 30 y'iminsi 30 ye kuba imyaka 3. Ikindi nacyo abantu, sosiyete yacu ikanguke, imenya amategeko. Abantu bamenya amategeko, bamenya uburenganzira bwabo, gutyo bizanadufasha ko abantu babuharanira. Niba buharanira bizatuma bya bibazo bigenda bikemuka. Reka tunababwire ko buriya ibi bintu bigiye bikemuka, ntitubona abantu benshi boherezwa mu magereza, na bwa bucicike bwo muri gereza bwahita buvaho, bwahita bugabanyuka. Cyanatera imbere yewe ubu ngubu tutagiye twishyura abayede ngo tutegereze ko ingengo y'imari izasohoka bajye kwishyura abayede bakora rigore. Urumva abantu bakoze ibyaha bakajya gukora marigore, bagakora mu gihugu cyasa neza nta ngengo y'imari ikora. Iki kintu bazagitekerezaho nk'abantu batwara abanyoye cyangwa se
abakunga ibikorwa remezo ihigo rwose ntibe kubaca amafaranga kuko baba bayafite n'ubundi umuntu utwara imodoka akajya kugonga abafite amafaranga ntabwo bafate bamujyane bajye bakora rigori nko mu kinamba cya police cyangwa cya ami bamuhe nk'imodoka nk'eshanu zoze asohoka atahe ubundi abantu bakunda icyubahiro no kudasiba mu bantu nibabazane mu muhanda bakore rigori zo mu muhanda bakora imihanda baharura ibyatsi abantu bose bari gucaho bareba imodoka y'ubudeje mugenzi we imuceho uzamufasha akamujyana hariya aho batari buzaza atazireba ibyo babikora ariko nibazane mu mihanda hari kubera ibibazo akore rigori duceho turi kumureba cyangwa bamushyire kuri stade hagiye kuba umupira aba ari ubaye ariko uzi kubona nk'umusitari ari mu muhanda ari gukora rigori ari guharura ibyatsi yasize ko yanyweye yatwaye yanyweye rwose ibihano birahari bitangiririza umuntu ubuzima bwe ngo bimuteshe ahubwo kakira ibyo tugira ibihombye igihugu urumva igihugu ntibibuze umuntu uburenganzira bwe kandi rwose umuntu agakuramo ikigo cyane rwose ariko uzi kuba uri dogiteri sibyo ukaza mu muhanda uri gukora umva supervisor wakaguca avuga ati yampaye chef waje aciye urumva uri CEO wa company runaka urumva na nyakubahwa ingana kuri iyi shati itagikwiramo urumva tukakubona uri mu muhanda yagufashe wihaye ibintu byo gutwara wasinze uri gukora amasuku uzana hari umwana w'umupolisi uvuye ku ikose ejo bundi aguhagarikiye urimo gutoragura imyanda muri rigori icyo ni ikingwa urumva ntabwo wazabwira trust me bayitabire yavuga ati ntabwo nzongera rwose batamfata nawe ubwawe wajya ubitekereza urumva ugahita aka kantu bakumva reka dushimire abantu bose twabanye rero muri iki kiganiro turabakunda cyane mukomeze mudushyigikire mudukurikire umunsi ku munsi tuzajya tubaha ibiganiro buri munsi rwose turahari dufite inkuru tuzajya dusesengura zitandukanye dufite insanganyamatsiko twateguye zitandukanye tuzajya tuganiraho nyabona nawe nimba hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi nimba hari insanganyamatsiko ushaka ko tuganiraho tukayisesengura watwandikira mu minsi iri imbere tuzajya tunatumira abatumirwa batandukanye umuyobozi runaka cyangwa se wundi mukeneye cyane rwose tumuganirize turabyemerewe urumva turabyemerewe kujya kubabariza aho mutabasha siyo ko ubundi buriya itegeko ryo gutanga amakuru ntabwo ari twenyine ribyemerera buri muturage wese yemerewe kuba yahamagara umuyobozi runaka akamubaza ibijyanye n'ibyo akora inshingano ze igihugu cyamushinze akamubaza n'ikibazo runaka afite ariko afite amubaza ibintu bifatika ariko niba utashoboye kubyikorera dutume tujye kumukubariza nibyo ndi kubasobanurira nimba hari umuyobozi runaka twababwiye ko dukora n'ubuvugizi nimba hari ahantu hari ikibazo runaka watwandikira muri comment cyangwa se ukatwandikira ku kiganiro mu minsi iri imbere turi gutegura nimero tuzadushyiraho ufite ikibazo cyangwa inyunganizi cyangwa ushaka gukorerwa ubuvugizi wakoresha uduhamagara ubundi tukaza twawukorera ubuvugizi mu gihe nimero itarageraho muri comment rwose harahari turazisoma comment rwose nimba hari umuyobozi runaka cyangwa se hari ikibazo runaka ushaka ko tukubariza watwandikira muri comment ukandika icyo kibazo uko giteye ugashyiraho nimero yawe nidushaka amakuru arambuye tuzaguhamagara hanyuma twumve uko twagufasha rwose reka tubashimire mwe muri kumwe nanjye Wela Josephine Pajojo nanjye Fanny naho ubutaha naho ku munsi w'ejo mukomeze mugire ubuzima bwiza turabakunda cyane we love you so much bye